There is a gentleman, ndabasuhuje nk'uko bisanzwe ni wa musore wanyu cyangwa se ya channel yanyu mudahwema gukurikira King Love TV. Turabasuhuje cyane rero nk'uko bisanzwe, murabizi ko tubaha ibiganiro byinshi kandi bitandukanye. Uyu munsi rero twarebye mu by'ukuri ku ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa mu by'ukuri ni umufana ukomeye ukunda ikipe ya Rayon Sport cyane. Twamutumiye hano muri studio za King Love TV. Ikaze Lazaro. Umeze ute? Meze neza. Mu by'ukuri nishimiye kuganira nawe kandi ni byiza cyane. Ni byiza. Hanyuma se bimeze bite ikipe yawe mu by'ukuri, urayifana cyangwa hari ukuntu wenda mushobora gusanga ari ukwishakira amaramuko? Yarimo ngo hari ukuntu amakipe ngo ahemba ngo wenda amakipe ngo ahemba abafana. Oya, ikipe imeze neza cyane. Urebye irayoboye ku mwanya wa mbere n'amanota 12. Oya da. Gutyo ubu iri ku mwanya wa mbere? Ego. None se ikipe nzi ngo nka APR ko nzi ko ngo ari ikipe ikomeye cyane, ubwo iri ku mwanya wa kangahe? APR iri ku mwanya wa nyuma. Mana y'u Rwanda, ku mwanya wa nyuma. None se baretse gato, ubwo no kuvuga ngo batondeka zingahe? Ni ya nyuma mu Rwanda cyangwa hari amakipe runaka cyangwa se umubare runaka batoranyije? Ya nyuma mu cyiciro cya mbere. Ubwo icyiciro cya mbere harimo amakipe angahe? Amakipe arimo urebye amakipe agera muri 11. 10? None se ushatse kumbwira ko ubwo ngubwo iri ku mwanya wa 11? None se udukipe cyangwa se amakipe mato kabisa byirutse ejo bundi natwe tureba nka Musanze, ikipe nka za Gasogi. Nka Gasogi iri ku mwanya wa 2 n'ikurikira Rayon Sport. Nibyo? Yewe ko numva bya bintu byafashe indi ntera. None se mu by'ukuri ntago byumvikana, ubona ni iyihe mbogamizi kabisa APR iri guhura nayo kugira ngo ibe yajya ku uwo mwanya? Imbogamizi APR iri guhura nayo nanjye nagomba ndi kubyumva neza ukuntu ikipe nka APR yayoboraga shampiyona yageze ku mwanya wa nyuma. Cyane mba bitumvikana rwose. Wenda yaba ntafite amakuru neza yuko uri umufana wa Rayon Sport ukomeye, cyangwa se wenda ushobora gusanga kuko uri umufana wa Rayon Sport wenda gushaka gusebya APR itari kuri uwo mwanya. Oya, ikipe ntago nshaka kuyisebya. Ibyo mvuga ni ukuri. Ibyo uvuga ni ukuri. None se Rayon Sport ngo iri ku mwanya wa mbere, cyakora ni byiza cyane. Rayon Sport bura wenda nubwo dushobora kuba tutari gifana wenda runaka, ntabwo twebwe ibintu byo gufana ntabwo dukunze kuba dufana, ariko mu by'ukuri Rayon Sport ni ikipe twavuga ko nkuru mu Rwanda. Nanjye mba narabyirutse numva ngo Rayon Sport ni byiza cyane kuba Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere. None se iri ku mwanya wa mbere n'amanota angahe? Iri ku mwanya wa mbere n'amanota 12, imikino yose yarayitsinze. Yose yagiye itsinda. Mu by'ukuri ni byiza cyane. Rayon Sport ihagaze ku mwanya mwiza cyane. None se ubwo ngubwo ntondekera kuva ku ikipe iri ku mwanya wa mbere kugeza ku ya 10, hanyuma mu 11. Sa nunyuriramo. Nse nko kunyuriramo ikipe ya mbere, ariko hera ku ya 11. Ku ya 11 ikipe ya APR niyo yabaye ya nyuma. Niri ku mwanya wa nyuma. Ikipe yikurikira ku bwa nyuma ni oya boretse gatatu. Nuba ngo turahera ku ya 11 dukomeza uvuga uti iya 11 niye, iyi 10 niye, iyi 9 niye gukomeza. Ikipe ya 11 niyo APR. Ikipe ya 10 niyo Mukura. Ikipe ya 9 niyo AS Kigali, ariko AS Kigali yo na mukino numwe wa yari yakina wa shampiyona. Ahubwira nakomeye no hama ikabiri imbere ya ntuzi, ikabiri imbere ya APR. Ariko APR yo muri shampiyona rakinye, ariko bayitsinda. Ariko minutse kumva niba ngo ari ikipe ngerutse gutsinda APR ni Bugesera. Ibaza akakipe nka Bugesera koko kabyirutse nka Bugesera. Ubwo tugeze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 ni Etincelle. Umwanya wa 7 niyo iyo Bugesera yatsinze APR. Ikipe ya 6
ni Sunrise. Na Sunrise isa n'iri mu cyiciro cya mbere. Ako si ibintu ntabwo byumvikana. Rero buriya reka nkubwize ukuri, harya bijya bibaho ko bashobora kuvana ikipe mu cyiciro cya mbere bakajyana mu cyiciro cya kabiri. Ko numva APR ibyo ikwiriye. Oya nk'ako gakipe ngo ni Sunrise. Sunrise nayo nyine izamutse ejo bundi yari iri mu cyiciro cya kabiri, none yazamutse ejo bundi nyine mu cyiciro cya mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo ni ukuvuga ngo kabisa rwose ubwo ngo tubonye iri ku mwanya wa gatandatu. Nge ndumiwe no kuri kw'Imana, ndumva bitumvikana nta kuntu ikipe mu by'ukuri nka Sunrise yajya kuri uwo mwanya, noneho ikipe ya APR ikajya kuri uwo mwanya. Ubundi bwo mu Rwanda twari tuzi ikipe wenda ebyiri ari Rayon Sport na APR, none baze kuba APR kuri uwo mwanya birababaje cyane mu by'ukuri. Sasa noneho twari tugeze ku mwanya wa gatandatu. Yego tugeze ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu ni Kiyovu ihuriho. Umwanya wa kane niyo aryo butazibuka gutondeka izo kipe ntabwo biba byoroshye n'ukuri. So ubwo iya kane niyo wibagiwe. Yego iya kane urayibagiwe, ariko ubwo noneho n'ubango duhere ku mwanya w'imbere ni Rayon Sport, ku mwanya wa kabiri Rayon Sport niyoboye, ikurikira ni Gasogi. Ariko se buriya reka turebe kuko turibuka amagambo neza hajya Kenisi yajyaga yirirwa avuga ikipe yiwe ikiri no mu cyiciro cya kabiri. Ubu ngubu afite umuntu ungana iki mu by'ukuri ikipe ye iri ku mwanya wa kabiri kandi kabiri cyiciro cya mbere. Amagambo ni menshi Kenisi arimo avuga ku ikipe ya Gasogi, arayishimira cyane. Gasogi rwose sinzi ko ari agakipe rwose, ariko reka ikome. None se ariko iyo kipe ya Gasogi murayisuzugura, ariko isigaye yariyubatse, ifite abakinnyi bakomeye cyane. Cyumvikana cyo Kenisi kabisa yarakoze cyane, ntabwo ikipe yagera aho ngaho cyangwa se mu cyangwa gukora gutyo hatarimo ibikorwa, cyane ko uriya mugabo ura ngo afite n'amafaranga nta kuntu atagira. Yego nese mu by'ukuri reka tunyarukire wenda hanze y'igihugu turebeho ukuntu bimeze. Ariko se tutarajya hanze y'igihugu, mu by'ukuri wumva wishimye bingana iki cyangwa uba wumva umeze ute? Ntutekereje ko ibyishimo ni byinshi cyane ku ikipe yanjye mfana nka Rayon Sport, kumva iyoboye umwanya wa shampiyona. Ariko ubundi buriya birashoboka ko nibura umuntu ashobora kuza kuvuga ati ngewe ni amafaranga ndashaka kwishyura, ariko uve kuri Rayon Sport uze kuri APR. Niyo byagenda gute, niyo wanyishyura amafaranga angana iki, ntabwo Rayon Sport yanjye nayivaho. Ubwo ngo ni ibintu wishyizemo urayikunda ntushobora kuyireka. Ndayikunda cyane. Yeah, that's good. Nese tunyarukire mu ntuza hanze y'igihugu wenda mu Bwongereza cyangwa se n'ahandi, numva ngo ufana harya na Arsenal ni Real Madrid. Real kabisa. Real amakipe yo hanze ronke barabyo sinjya amenya n'ukuntu bimeze. Iyo ngiyo Real ihagaze ite, yo bimeze gute? Real nayo ni ikipe ikomeye cyane, nayo iraziyoboye, ariko ari amazina y'abantu bahariya. Bwongereza nayo iraziyoboye. Urumva ko nayo iri imbere. Ikipe se nka Barcelona bimeze bite? Barcelona nayo mu kanya Inter Domira nayo imaze gukina mu kanya, yari yimereye nabi ariko irayirokotse. Ubwo no kuvuga ngo amakipe mu by'ukuri yose ufana ahagaze neza cyane. Ahagaze neza cyane. So dusoza rero ikiganiro, gira ikintu ubwira abafana wenda ba Rayon Sport cyangwa se ba APR mu magambo make cyane kuko birasa naho dusoje ikiganiro. Icyo nababwira abafana ba APR ntibagomeze bihangane kuko ikipe yabo ihagaze nabi cyane, nabo barabibona baranabyumva ukuntu ihagaze. Mboneraho no gushimira abafana ba Rayon Sport,
nanjye nikuyemo tugomeze tuyishyigikire. So turabashimiye cyane mu by'ukuri kuza muri studio za King Love TV. Banyarwandakazi rero murumva ko Rayon Sport kabisa ni ikipe ihagaze neza cyane, ndetse na APR iri mu mazi abira. Turabashimiye cyane kuko mudahwema kutwereka urukundo rwanyu, mukande subscribe batarayikanda. Murakoze. Ciao ciao.